Black lives matter. Don't treat like we leave you, monster. This generation is going faster. Black and white, we believe in hater. No comment closer. No shame, no pizza. Fuck me, I'm loser. Lo siento, madame, je suis la neza. Bikora neza. Simbaki feza. Dashaki neza. Sichaka gucheza murizi manza. Fighter, fight to become a fighter. Hater, hate, we all the haters. Ain't no happy for achieve. Backbenchers better make a move. So uyu munsi tukaba tugarutse kuri KOSOVU TV. Mbere nababwiye tujya duhostinga abantu benshi bagiye batandukanye, yaba aba artist, abantu benshi bagiye batandukanye. Iyo mvuze abantu benshi bagiye batandukanye, harimo na Pablo muri rusange, abantu bafite story y'ubuzima igiye itandukanye, ariko tunasupportinga ngaho impano kuri KOSOVU TV. Nimba uri umu artist, nimba ufite impano, vayo ewana, you are welcome kabisa. Hano ni mu rugo kuri KOSOVU TV, kandi ikindi no price nta giciro gihari, nyine twebwe tukwaka, nyine tukintu tukwaka tugusaba no kuhagera nta kindi. Ubundi promotion yo kayibona ni for free. Abizi hano hari abajeni benshi bagiye bafite imana ariko babuze support, nyine hano turabasupportinga. Mbere yuko dutangira nayo ndagira ati mbanze mbabwira ati manuka sukandi kandi bita subscribe, like and comment kugira ati n'ibindi biganiro byacu ujye ubibona, washe kuba nabisharinga bagenzi bawe. So uyu munsi tukaba tugarutse hano kuri KOSOVU TV, nkaba ndi kumwe n'umuntu ayibuze ko yanabibwira. Welcome kuri KOSOVU TV brad. Imeze gute se umujene? Alhamdulillah. Umeze neza? Meze bon kabisa. Ariko kugera ngaho ubanza byagoranye. Ubanza byagoranye kugera ngaho kabisa. So rero ubwo ngubwo reka dutangira natwibwiye hano kuri KOSOVU TV. Yeah man, thank you very much KOSOVU TV. Ewana banyita Loisi, artist to Rwanda, rapper boy, killing machine, chatakula believer. Ewan, so genda umu artist uri ukora injyana ya hip hop. Ewana nkaba nishimiye kuba turi kumwe kuri KOSOVU TV. Shout out. Nanjye rero byanshimishije uyu munsi kuba wabashije kuba wahagera. Byabanje kugorana ariko still umunsi twicaye ahangaha kuri KOSOVU TV hano muri studio zacu. Uyu munsi none twaje mu ishusho itandukanye. Nizere ko abantu musanzwe mudukurikirana muno murayibona ewan, even the background, even the host. Urabona yuko hano turi kumwe n'undi mu artist. Nyine ni ibintu byinshi byagiye bihinduka. Nawe niba usanzwe ukurikirana KOSOVU TV uraza kujya muri comment hasi ubashe ko wanabitubwiye. So tugiye kuganira ku rugendo rw'umuziki. Artist Royce the rapper. So Royce ndibaza ase umuziki wawe utangiye nka ryari buri? Umuziki nawo utangiye muri 2021. Yeah, 2021 kabisa. Wigaga nka kangahe ubwo ngo wigaga mu wa kangahe? Natangiye umuziki ngeze muri superieur. Nibwo natangiye umuziki nyuma ya covid ho gatoya, kuko mbere ya covid n'ubundi nakoraga entertainment. Ako nari ndi muri ka ijyanye na movie casting. Warakutinze se mu movie? Nakoze movie, nakoze ibiboro byo gukora ama movie. Ibintu nyine byo acting to actors. Yeah. So ndibaza se mu rugendo rwawe hari umuntu wigeze kugira inama akubwira ati Royce ndabona ushoboye ewan music wayikora cyangwa n'Imana wiyumvishije ikurimo, ndavuga ati njyewe Royce ko byagenda kubose I have to make data things kabisa? Okay, kubera ko nubundi njyewe ewana mu buzima bwanjye nakuze nkunda umuziki, nakuze nkora music nubundi live, curanga the piano na guitar. So bigenda binzamo ndavuga ati nubundi music ni passion yanjye, nshaka ahubwo ibyo ni classingamo. Nisanga rero naje muri rap, ariko nubundi natangiriye kuri R&B songs. Natangiye kuri music ziri slow, music jazz, nizo natangiye nkora. Birangira nisanze muri rap. Ahubwo se so bigenda gute kugira ati umuntu atangiye muri afrobeat birangiye abaye mu rap? Hari n'umuntu tangira nyine like aririmba ariko nyine bikaza kuragira nyine stira bigumyemo cyangwa agahinduka icyo yari umurapa nyine akaba umuntu urimba R&B n'iki, nawe urabyumva nyine tu. So ndibaza noneho audience wari ufite ku ishuri babifataga gute? Ariko wambwiye nuko n'ubundi wari ukiga. So aba classmate bawe ku ishuri byubuze bajyaga bakubaza ati se hari ikintu bajyaga bakubaza cyangwa
ntabwo bajyaga bakubwira ati Royce freestyle. Yeah, ubundi kugira ngo nisange muri rap na- nagiye kuri kureba umuproducer wanjye. So no icyo gihe nari ngiye gukora indirimbo ya R&B. So ngezeyo arambwira ati bro ufite ijwi riri deep ntabwo ufite gukora R&B. Arambwira ati ijwi ryawe rirakanga kuko kera ubu ngubu urumva nakoze warm up n'iki akajwi kagenda kaba line straight, ariko natangiye ubundi nkora zira ndirimbo noneho ngiye ku muproducer wanjye arambwira ati iryo jwi ntabwo natuma ukora indirimbo ya R&B. Ewan uwo munsi ahitamo beat ndagenda ndayiga nkora session yayo nkora na flows ziraza kabisa nisanga muri uyu muziki wa rap naye nazi ukuntu byagenze urumva n'umuproducer wabigizemo uruhare. So ndibaza se mu rugo wamenye yuko wagiye muri muzika. So murabizi nyine hari ukuntu ababyeyi bajya bamufata umwana wacu yabaye umuhanzi bagahita bavuga ati agiye gutangira ajya afata drugs yishore mu biyobyabwenge. Then imba nigaga amashuri ye agiye kugarukira ahangaha nyine ababyeyi bakabona imbogamizi ahubwo ati bago keeping up. Ese byibuze mu rugo batangiye gukora uwo muziki babifashe gute? Bavuga ati bigeze bagutera motivation cyangwa baruza ati umwana wacu agiye gutangira ajye mu bintu bitari byiza. So mu rugo babifashe gute? Okay, umusupporter wa mbere ngira ni Mary, my mom. Ebana aransapotinga cyane kabisa kubera ko n'ubundi nakuze ntago najyaga muri ibyo bintu byo kujya muri nyine ngo byo kunanirana nk'uko babivuze. Rero icyo cyizere baracyagifite, icyo cyizere bana nadakibabitsemo kabisa n'ubundi nta cyahindutse. Kuba naragiye muri rap ntago byahinduye personal life yanjye iri behind. Yeah. So uno munsi w'ikintu kigutera motivation ni iki? Ikintu kinera motivation nuko music nkora ndayikunda ndanayishoboye. Ntago ndi abantu bagenda ngo bandikisha imirongo ngo baza ngenda yiyandikira iraza nkayandika ahubwo n'abandi bayikenera ahubwo nkayibaha bakayikora. Yeah. None se byibuze ngenda mushatse kunyandikira indirimbo byibuze amafaranga ushobora kuncharge ingana ntangahe? Unewita ngo nako nyine price ushobora kuvuga ati FIFA ngenda kwandikira indirimbo kuri amafaranga ni nkangahe nyine tu? Okay, nakusha tikazamo urumva ariko ebana nk'umuntu ushaka ko mwandikira indirimbo twabanza tukabiganiraho nk'abantu ebana tugakora bargain. Gusa icyo ari byo byose ntago bikangaye, ntago ari ibice byinshi, ntago turagera ahantu kure cyane ku buryo urumva support each. Niba unsupportinze nanjye ngusupportinge nkwe ibintu ushaka ntaguhenze cyangwa se ntakugoye. Yeah. No se Royce, uyu munsi imbogamizi urimo urabona muri bino bintu urimo uragenda ukora urumva uri umu artist, uri umuhanzi ukeneye kwiyubaka, urumva ufite ahantu ukeneye kuba wagera, ariko today ndibaza nyine nta mbogamizi ushobora kuba uhura nazo mu bintu urimo urakora uyu munsi? Imbogamizi duhura nazo n'ubundi ni ikibazo cya finance, ubushobozi bw'amafaranga. Nicyo kintu kiba kibura kuko urabona ukora music ukavuga ati reka nkore video, ariko video nanone ifite quality irenze. Iyo quality ntago wayitoragura, ni amafaranga n'ubundi ugenda kugira ngo ukore ibintu nyine bifite degree iri hejuru. Urumva imbogamizi ya mbere bana ni amafaranga, naho ubundi abantu barahari, supporters barahari, audience irahari, abantu bo kumva ibihangano byacu ko nabyo biri hejuru bro. Ebana biri hejuru, ebana nibyo byo kumva. Ebana mfite icyizere ko hari finance ibindi byose ni sawa kabisa. Akumva ngo nari nihanganye. So give me the freestyle. The fresh freestyle on your favorite song. My favorite song. Yeah. Hari indirimbo zitarajya hanze ariko n'ubundi real soon kabisa 2 weeks ndabashyiramo ibintu by'ibisazi bya danje. Okay, like amatema ka freestyle. Iyi break nagari fake muri fake muziko muri vange Miami go home ari kurya cake wibaza niba urenze ngwiro ducelebrate bataremere babwira ko ari murori ibyo utazi ko Faisali yabyuse nk'abandi yari umwama avukira muri lavabo yari white mu bigoma byiza cyane bitari white Gucci yari Marque cyangwa yari Versace birumvikana umwana nk'ufite crown nawe yari gufe nawe uretse kuri so brand
ntabwo nemeretse gukorana n'umuraperi so umujama w'umurapa twaheruka gukorana ariko ndumva haciyemo iminsi ko next n'ubundi nakomeje nkorana n'abantu bagiye batandukanye so ubushize nigeze kubona kuri case tubago hostinze ese buriya ntaribaje ati se buriya Royce imbere yuko nanamuhostinga waba ufite management mu buzima busanzwe cyangwa ni support nyine ni we wifashe dufite gang yitwa Lolo Gang ibamo aba artist babiri kuri batatu no mu producer so niyo support dutangana like ni nayo management urumva dukorera hamwe icyo gihe tujya hariya kuri kesi ndagira ngo wabonye twari benshi twari benshi twari bane iriya niyo gang niyo management ntago nyine biragera ku rwego rwo kubona big team ariko nyine iriya niyo management ya ariko mu kinyarwanda bajya bavuga ati nta mwana uvuka ngo ahite yuzura ingobyi urumva ibintu byose ni step by step so uyu munsi rero urabona Royce ushobora kuba ufite amahirwe y'ukuntu ushobora kuba wajya muri studio ukarekodinga audio then ugakora ya tujya usanzwe ukora nyine ku mateleviziyo n'iki promotion ya your songs so uyu munsi uramutse uhuye n'umwana uvuga ati byibuze nawe ndifuza kuzagira aho ngera imana yanjye ikagera kure kandi akajyana n'abantu bayibona yego ushobora kuba utaragera kuri za nzozi zawe wifuza ako byibuze weho nkawe Royce uyu munsi nyine umva aho wageze ako wibuke ko hari undi muntu uri munsi nawe kandi wifuza kuba yagera aho hantu wageze like nyine wowe uracyakomeje urugendo nicyo ushobora kuba wamusapotinga nicyo wafasha umuntu ukiri munsi yawe ukiri munsi yanjye nanjye naho ndagera ako ebana kugira ngo umuntu agere aho ngeze igishoboka cyose nagikora like ashaka kujya muri studio kora audio song nabimufashamo icyo nshoboye nagikora kabisa link nayimuha ebana n'umuntu uri ready right now ushaka gukora indirimbo cyangwa ushaka gukora audio song yajye kuri IG account yanjye yanditseho I'm Royce anyandikire DM message ibishoboka ko namufasha ndabimufasha kabisa so bushize hari ahantu nigeze kubona kuri nimba hari Flash TV nimba ari televiziyo ako wari kumwe n'undi mu artist nyine tumuri babiri muri kuririmba numvishije bore yari nziza bya danje wankubise freestyle yabo ntabwo numvishije neza nyine yarancitse ariko nyine numva then twakora back nkagenda nkayumva so none rya timus nayumvishe n'abakunzi bacu hano ba KOSOVU TV see what life is funny though but I see that doggone though all a person wants to be G they don't know how we make the movement Chogan billion can't make you folk and peace yeah can't make you Organ billion can't make you smoke on the street can't make you to be gang or right to be G to be rich or right to be king. Is a piece I leave your opinion. Is a fuck down not your sizer. If I had to drink sanitizer, maybe your heart would be whiter. Fuck your heart or hurt is a black eye. Fuck your heart or mark is a pirate. I am a master, but I'm a pro with the micro with the machine, bro. Oye njye numvaga tutakira ahangaha turi ahantu bita state cya United Kingdom. Royce nose kuki ubundi ukunda gukoresha English cyane muri ball ukora song ukora nyine kuki ukoreshamo English cyane cyangwa France nyine biterwa n'iki kandi njye numva ari English biterwa n'iki gabe okay je rero bro wabonye iryinyo mfite rya zahabu ari iryinyo mfite rya zahabu bro ariyo mfite rya zahabu narikuye United Kingdom man niho hantu naho nakuye motivation yo gukora umuziki English man impamvu nisanga muri English cyane nuko nayibayemo cyane urumva indirimbo zanjye zinshi ziza mu cyongereza so flows nyinshi ngira ziza mu cyongereza ako keep it up man abantu bakoze subscribe kuri Royce channel account ewana ngiye kubatamo indirimbo z'ikinyarwanda flows nk'eshanu kabisa ziza ari ikinyarwanda so uyu munsi rero ni ikihe kintu wabwira nk'abakunzi bacu haba hano kuri KOSOVU TV badukurikirana umunsi ku munsi badahwema kuduhozaho amaso ni ikihe kintu watubwira nk'abakunzi bacu hano kuri KOSOVU TV kubera ko ibintu KOSOVU TV ikora birenze ishobora kuba irarura abantu KOSOVU TV ndabizi hari abantu baba bayikurikirana bro baba bayikurikirana bakabura umwanya wo kurya bro mujye murya
mwibuke kurya, mwibuke gusenga bro. Ebana mujye munasenga man. Bro urasenga? Cyane ndasenga man. So rero ariko racing. So uyu munsi rero kuba turiho cyane ni kubw'ubusabe bw'Imana, iki no kubw'ubusabe bw'ababyeyi. So numva rero niyo mpamvu dufite gusenga kandi ibintu byose tuzabigeraho kubera Imana. Cyane no gukora cyane, ikindi nyine gushira imbaraga mu bintu tuba turimo turakora. Urabizi challenge ntago zijya zibura kandi iteka zizahoraho. Ahubwo uba ugomba gufightinga uvuga ati uyu munsi ko byagenze gutya ejo biragenda gute. So racing uyu munsi we nishimye kuba naguhostinza ngaho kuri KOSOVU TV. Ariko hari akantu ese umunsi wa mbere ujya muri studio byibuze wumvaga bimeze gute koko? Umunsi wa mbere nagiye muri studio, umunsi wa mbere na trying ibintu byo gukora indirimbo, nase ngo n'indirimbo yitwa Ibisazi. Ni nayo indirimbo ya mbere muri career yanjye yagiye kuri platforms. Iyo ndirimbo yitwa Ibisazi ni nayo nakoze bro. Nakubeshye kubera ko I was familiar with music. Nago nagoye producer. Ni indirimbo narayikoze amasaha nk'atatu mpita nsohoka muri studio. Numva ibyo nakoze birahagije. So indirimbo nakoze yitwa Ibisazi, abantu bari ready mugende muyumve kabisa. Give me the freestyle. Freestyle. Because I'm busy, I got Ubu face, I got no money, but I'm doing great. You want my cup, but still in the V. You still go stress and I got a Z. I'm on that first baby. Yeah. No si kari indirimbo ya mbere. No si ugeze iwanyu hari umuntu ugeze yumvisha iyo ndirimbo wakoze bwa mbere. Indirimbo I told you nayiyumvishe mama. Mene narayimwumvishe, nyumvisha aba bro banje, bose baravuga ati keep it up. Nacyo cyatumye nkorera n'izindi. N'abandi muzajya mubona n'izindi kabisa. Mbona uri umujene woroshye ubuzima cyane man. Ndimo ndabona room ariko n'undi diaspora tu. Diaspora. Racing. Yeah man. Ako man ntago ari ibintu biba byoroshye. Kubona umujene muri ino minsi nyine ufite motivation nk'izo ufite, umuntu nyine ukora biri hard nkawe biratandukanye n'abantu bake uzabona nyine bakora gutyo today. Guhera uyu munsi kugeza no mu gihe ariko icyo nshaka kubwira nyine tu you are most welcome kuri KOSOVU TV. Kumva nyine like nyine uburyo ukoramo songs zanjye numvisha ari ibintu biri international tu. Ndumva nyine ntago yifuza ko ibikorwa bizagera ku banyarwanda gusa. Nitwa like tujyana muri English turavayo. English turavayo tukatujya muri French, tukaba muri French tukatugaruka mu Kinyarwanda. Ngiye no kubayigisha Arabia. Iba mu artist ambeza bari igisha Arabia gituruka he? Igisha Arabia kiva mu bajama bita abajanjawid. No say racing. Ntago ujya taking drugs. Ntago ujya smoking cyangwa drinking ariko. Ntago nubwo uranagerageza. Nta nubwo ndabigerageza. Nusi ko umuntu ushobora kureba vibe ufite abatero motivation afite ayikura hehe. Umuntu usenga nkayo praying. Nje ntabwo nzi kucuranga no muri church. Ariko byarantunguye man. Je kumva umuntu arambwira ati uramujama ndamuzi. Turamujama ndamuzi aprenga nyine umujama twe turi kumwe. Abonye song yanyuze kuri televiziyo nyine tukijye ni bari kuri ni televiziyo bita ni becicyane. Oya ni becicyane ariko Genesis yanyuzeho nyuma. Yarambwira turamujama ndamuzi nyine tu. Turamujama ndamuzi aprenga piano mu rusengero. Vuga ati ibyo bintu igihe maze nziro wese ko nayo ntigeze mbimenya. Urumva nyine wowe nabonaga ari wa mujama witurije nyine uriko. Ntago nese na music nyine finally bizarangira ikoze. So no si byibuze nk'ubu ngubu iri kugenda nka gutya mu muhanda ugakwita n'umuntu aga terrorist wagwani iki mu artist umeze gute wumva umeze gute nyine like nk'ubu watangiye gukora umuziki hatandukana byumva n'abandi bantu baratingiye ndi umuhanzi gutya na gutya. Okay, like tukijya kuri ziriya boro ziriya shows zo kuri TV, abantu babibonye ni benshi. Urabona ziriya boro ziba ziri big, abantu bazumva ni benshi, abantu babikoresha bari benshi. So tukijyayo star fame hano hanze duca ku bantu bavuga ati bro twabonye kuri TV urabizi bro. So nyine abantu bakabikomentinga aho gutyo gusa nabyo ntabirenze. Gusa iyo bira boro bikiba uba wumva ebana watangiye kugerayo nyine utangiye kumva abantu bakuza. Abantu iyo bakuze rega bro people abantu barishima fo. Ibyishimo nibyo byonyine
natangiye kumva nyine muri njye nangiye kubona abantu turi guca mu muhanda ntanabazi bakavuga bati bro famous man turakuzi shout out yeah. Basi Royce nk'uyu munsi today ariko amasomo warayarangije si cyahora cyakomeje n'ubundi still oh yeah kuri ubu na humanity yeah fit humanity kabisa so ibindi nyine ibindi ndumva Imana ari igomba kubijyamo kabisa so rero Royce byibuze se mu rugo uri nk'uwa kangahe njye mu rugo ndi uwa kane yeah. Ngiyemo mbona uri sharp bya danje sinzi ahantu ukora motivation nyine biragoye kuzajya tuzabona abajene bameze nkawe today ukabona umujene nyine uri sharp nkawe today arakora ibintu bye biri ku murongo biri very fast nyine ariko nigeze kumva nimba iporo ngo this generation is going fast yeah give me the freestyle nakibagiwe hey okay Black Lives Matter. Don't treat like we leave you, monster. This generation is going faster. Black and white, we believe in hater. No coming closer. No shame, no pizza. Fuck me, I'm loser. La siento, madame, je suis la neza. Bikora neza. Simbaki feza. Dashaki neza. Sichaka gucheza murizi manza. Fighter, fight to become a fighter. Hater, hate, we all the haters. Ain't no happy for achieve. Backbenchers better make a move. Believers make a confuse. Yo, confused. I play for the envy, make a pause. My car really make a separate. Same blood, same heart, really late. I didn't choose out being created. I'm proud, my proud motivate. Yeah. Je sinzi impamvu nyine sinzi impamvu indirimbo zawe najya ndambirwa kuzumva kabisa so no se ni cyaguteye motivation cyo kwandika iyo freestyle icyo gihe rero nkora iriya ndirimbo yitwa Black Lives Matter. You know the Black Matter issues hariya muri biriya bihugu by'abanyamahanga. Okay, nayikoze urumva nyine ibintu twari turi gukora njye na gang twari turi gushaka gukora ibintu bitazaguma hano mu Rwanda bizajya bigene no hanze nyine atari track supporting abanyarwanda gusa just abanyarwanda abirabura muri rusange n'abazungu bari ku ruhande rw'abirabura badashyigikiye ibintu bya racism so nuko byagenze so mitangora iriya ndirimbo yitwa Black Lives Matter. Urabyumva na meaning uhita uyumva kabisa muri we ko turi nyine kwamagana ihohoterwa rishingiye ku ruhu yeah. So nose mu gihe kiri imbere n'iki ufitiye abakunzi ba KOSOVU TV ndetse n'abakunzi b'ibikorwa byiza bya Royce bibintu badahwema kuguhoza amaso even they all your platform nize platform waba ukoresha ubu ngubu umunani tacene Royce nihe wamusanga nihe brand ze wazi yeah. SpaceX I'm Royce. Instagram Royce. YouTube Royce. Facebook urukuta rwa page yacu gang yitwa Royce. hari na nindi board Snapchat nayo Royce ewana Royce ubundi platform zajya yose Royce is Royce. So rero ndagiye tumbwira abakunzi ba KOSOVU TV mugende uyu munsi rero Royce mugende mu kandi yakana bita subscribe like and comment so mujye munakurikira music afite music iri international uyu munsi rero nishimiye kuba nakwakira ngaha kuri KOSOVU TV even the next time you are most welcome kabisa ahangaha ni mu rugo ewana people from KOSOVU TV mind ndabashimiye cyane big team iri hano inyuma ewana shout out nanjye ndabashimiye kuba mwanekejeho mukavuga ati umuhungu reka azaze dukorane iby'agaciro. Big bless man. Yeah man.